Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye gukomeza n'igiheburayo, inyuguti zigize igiheburayo. Tukaba tugiye kureba inyuguti ya 21 shin, ariyo ibanziriza ya nyuma. Nkuko mubizi igiheburayo kigira inyuguti 22. Izi nyuguti rero tugenda tuziga kubera iki? Kubera ko zifite imibare zigendana nayo, noneho bigakora ubusobanuro bw'amagambo ayo hahishe ibanga ry'Imana n'imyumvire nyayo Imana yari ifite muri gahunda yayo kugira ngo tuyimenye nka muntu. Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jamwe muhirwa, uyu munsi nuko maze kubibabwira, tukaba tugiye gukomeza n'inyuguti ya 21 y'igiheburayo ariyo shin. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze turebe izindi nyuguti twarebeye hamwe mu bihe byatambutse. Twabonye Aleph, Bet, Gimo, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Haf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Tzadi, Kof, Nalesh. Uyu munsi nkuko nababwiye tugiye kureba shin, ariyo ya 21 ibanziriza iya nyuma. Shin yandikwa gutya, y'akadomo ikaba shin. Mu giheburayo yandikwa gutya, shin ubwayo na non fit. Shin ivuga fire cyangwa umuriro. Ivuga umuriro, ikandikwa esh. Aleph na shin ubwayo. Aleph na shin. Shin iyo ifite akadomo hano, ubona ko ifite akadomo iburyo, iyo igafite ibumoso iba sin. Ifite umubare wihagarariye 300. Nkuko tuzagenda tubibona, iyi mibare ifite ukuntu ishyirwa hamwe, inyuguti ku nyuguti igakora ijambo cyangwa igasobanura ubwenge bw'Imana bwishe mu magambo y'igiheburayo nk'uko Imana ashaka tuyabona. Ifite umubare rero ihagarariye 300. Nkuko nababwiye, shin ivuga umuriro. Umuriro ntabwo ushobora kubaho hatariho umwuka. Ni ukuvuga ngo umuriro n'umwuka biragendana. Ni nk'uko udashobora guhumeka udafite umwuka. Ibyo ni ibintu tuzi twese. Uyu muriro rero tuvuga aha usobanuye iki? Usobanuye umwuka wera n'ingufu zigomba kutubamo muri twe kugira ngo duhore iteka dufite ingufu, twujuje umwuka w'Imana. Katurebe, Imana ntabwo ihinduka. Ni nk'uko natwe iyo umwaka utangiye dufata ingingo z'umwaka ukurikiyeho, niko duhinduka tukavuga ati ubu noneho nzahinduka, reba ku bintu byose ntakoze, wahinduka byibuze nkareba ko nasoza nk'ibintu 2 cyangwa 3. Imana rero ntabwo ihinduka. Ni ukuvuga ngo reka nguhe nk'urugero. Twebwe Imana ibiri hano, Imana ibiri nkaha, hano tuhagire uruziga. Twebwe nka muntu, aho kugira ngo tugumane n'Imana, twebwe aho turazenguruka. Tukazenguruka, wagira Imana ukazazenguruka nanone ukongera ugasanga Imana hano ikakugira imbabazi. Nuko rero tugenda tugatana, twagira Imana twongera tukagarukira Imana yo ko ibi iki hano ntago ihinduka.
ntabwo ari umuntu ngo ihinduke. Nimba rero wateye Imana umugongo, gerageza ugire gutya uhindukire kugeza usanze Imana none uko igushaka. Turebe rero ijambo ry'Imana ritubwira mu muriro uri muri twe wa roho y'umwuka w'Imana. Reka turebe uko Bibiliya ibitubwira ku byerekeranye n'umuriro tugomba kwatsa muri twe. Timoteyo wa kabiri 1:5-7. Kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru wawe Lois no muri nyoko Unique, kandi nzi neza yuko nawe kukurimo. Nicyo gituma nkwibutse gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake uwo muriro wawe Imana yawushyizemo w'ingufu n'umwuka w'Imana, reka byake ugire ingufu iyo waheshejwe no kurambikaho ibiganza byanjye. Kuko Imana itaguhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaguhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Uwo muriro rero Imana itubwira ngo twatse muri twebwe niwo ugomba guhuzwa n'umuriro w'ubugingo bwacu kugira ngo bidukurure, biduhe imbaraga zo kwegera Imana maze dutsinde ikibi na Satani ubuziraherezo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.